Hello my people, mumeze mute? Mbahaye ikaze Shakur. Buryo ki dore abantu uburyo bimurika baba barategura Ni Shakur ugarutse nanone. Umunsi mbazaniye icyo. Umunsi mbazana udufilime mushobora kureba kuri website yacu. Twagiye dushyiraho filime nyinshi mu minsi itambutse, munyangane nashize igihe nakora video kuri YouTube. Ni ikibazo cy'umwanya utari uri kuboneka, ariko filime twamenyeho nyinshi. Abakunzi ba Viking, abakunzi b'izindi series ziriho mushaka kujyaho mukareba. N'abatindiye ku mwanya ntago ndi bukore ranking, wenda ngo ku mwanya wa 10 ku mwanya wa 9. Ndahera inyuma ngenda manuka ku mwanya uri inyuma turera kuri filime yitwa War igice cya kabiri cyarasohotse. Hari n'abasobanuzi benshi bagiye bagikora, ariko nabonye itari ku rwego, ariko ari abantu bari baribye part 1 niyarangira. Kuri website twashyizeho part C cyangwa igice cya gatatu cyayo kirangiza part 1 kugira ngo muyirebe. Irari yakozwe na Rocky. Ushaka kujyaho ukayireba ukayirangiza kugira ngo kabiri nayo nituyishyiraho uzabashe kuyireba neza. Filime ya Tiger Shroff ari kumwe na Hrithik Roshan. Kabiri nayo yarasohotse, mu maso mutegereze iminsi mike ishobora kujyaho. Ku mwanya ukurikiyeho dusanga filime yitwa Vikings. Mwari mugiye mugumye muyisaba cyane. Twarayikoze season ya 5, iranahari yose yamaze kurangira, nuko tutayishyiraho rimwe kubera ko iyo tubishyiraho rimwe biba kavuyo, ugasanga abantu babirebye mu kavuyo. Mu minsi ikurikiye ntitubone ibintu byo kubaha, kandi tugomba kuzishyiraho gake gake dutegura n'izindi kugira ngo ibintu mugende mubireba etape par etape. Ni ugutegereza rero ku munsi umwe dushyira episode imwe, ariko turashaka kugira ngo tujye dushyira episode 2 buri munsi kubera ko na 6 yamaze kurangira, kugira ngo zive mu nzira dukomeze n'izindi filime nyinshi. Ku mwanya kuri cyo turasanga filime yitwa Accident Man in Holiday, filime ya Gaheza. Yari yarayikoze, yari maze iminsi ariko kuri website ntago yari iriho, nayisubijeho kugira ngo abantu batayirebye babashe kuyireba. Ku mwanya kuri turasanga filime yitwa Hanuman cyangwa se Monkey King. Ni filime yakozwe na Rocky, iriho y'umutipe ubushaka kwihorera ku mugabo waraje akica abantu mu cyaro cy'iwabo, akamwicira mama we. Ni filime nziza Hanuman cyangwa se Monkey King. Ushaka kuyireba nayo kuri website iriho. Mwibutsa ujya muri Google yawe ukandikamo www.shakurfilms.com ukabasha kuyireba ndetse ku buntu nta muntu kwishyuje. Ku mwanya kuri cyo turasanga filime yitwa Blood Brothers. Ni filime ya Gaheza, ni cyashya nayo 2025. Ushaka kujya kuri website ukabasha kuyireba. Hari n'izindi filime nyinshi Gaheza yakoze. Ushobora kujya muri search ari ukandikamo uti Gaheza, ushaka umusobanuzi runaka, Gaheza, Yanga, Rocky Junior, Sankara, Pike. Aho ngabo nibo dukoresha cyane muri no minsi. Ushaka kujyaho ugakora search mo hejuru ukandikamo izina ry'umusobanuzi. Filime yagiye akora zitaziza kandi ziba zifite amashusho meza ari HD. Ku mwanya kuri cyo dusanga filime yitwa Fatal Seduction. Season ya mbere iriho episode 14. Noneho basohoye season ya kabiri iri kugenda isohoka, ariko igeze kuri episode ya 4 iriho kuri website yakozwe na Rocky. Ubutugeze kuri episode ya 4 Fatal Seduction, ariko ni filime itarebwa n'abantu bari munsi y'imyaka 18. Ni bari munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe kureba no filime ya Fatal Seduction, kuko harimo ibintu twita ngo ni iby'abakoze cyangwa se harimo ibikorwa bijyanye n'ubusambanyi bitareba abana. Filime yakinwe muri South Africa. Season ya mbere isoza bafunze wa mugore. Season ya kabiri itangira ari muri gereza. Wayireba ukareba ukuntu bigenda, bashaka kwihorera kuri ministry. Wayireba ukamenya ukuntu byagenze. Ni filime nziza Fatal Seduction, abantu benshi barayikunze, nawe wayireba ukayikunda. Ku mwanya ukuriye turasanga filime yitwa Mission Impossible Final Reckoning. Yakozwe na Gaheza, ariko ari yitwa Dead Reckoning cyangwa se umunani nawe Mission Impossible 7 bari barayise Dead Reckoning. Noneho Mission Impossible 8 yo yagarutse yitwa Final Reckoning. Ushaka kujya kuri website ukayirebera, hari yakozwe na Gaheza ukenjoying. Filime ikurikiyeho filime yitwa Unspeakable Sin episode 18. Nayo ushaka kujya kuri website ukayireba, ariko nayo ntabwo ari y'abana batoya kuko higanjemo ibintu bitagenewe abana batoya. Ni filime, ni season yakozwe na Sankara, abantu benshi barayikunze. Twarabonye rwose ko yagiye ikundwa, imibare yagenda izamuka. Mushaka nayo kujyaho mukayireba, ariko niba uri munsi y'imyaka 18 nayo ntabwo yemerewe kuyireba. Niyo mpamvu tubibabwira kugira ngo wenda utanayifungura ugiye ugapfa kubona ari publicité cyangwa ukabona ifoto ugapfa gufungura. Ni filime itarebwa n'abantu bari munsi y'imyaka 18, biba biri byanditseho nyine biri designed. Ku mwanya kuri cyo turasanga filime yitwa Lost in Love nayo tugeze kuri episode ya 19. Ni filime y'abanyaturukiya. Niba ukunda Rocky
ku bakunda turiya dufilime tw'ubwenge tutarimo ibintu byo kurasana byo kurwanaga abantu ngo bapfuye ngo bagize bate, ni agafilime keza ushobora kureba ugakunda, bakita Lost in Love, abakobwa babiri bakunda umuhungu umwe. Ushaka genda uyirebe uzayikunda niba ukunda turiya tuntu tw'uduturukiya turiya dufilime tw'abanya Espagne, turiya dufilime tw'udufilipine, ni muri ubwo bwoko. Ni filime za drama ziba ziri mu rukundo, ngo yakunze uyu, ngo uyu nawe agakunda uyu, ngo ibintu nk'ibyo ushobora kujya ukayikunda ukaba wayireba. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga filime twari twagize nk'ari nayo ya mbere, filime yitwa Men of Honor cyangwa se abagabo b'icyubahiro. Ni filime ya danger irimo umwirabura uhatana akava iwabo muri bya bihe by'irondaruhu. Ndamutabaye ni umwirabura, tabaye umuzungu bamwangaga ngo ntacyo amaze iki, none atangiye gutabara abazungu bamupingaga. Akava iwabo muri bya bihe by'irondaruhu akagenda mu gisirikare bakamugira umutetsi, ariko akarwana nabyo akabasha guhatana nabyo bikazarangira abaye wita master chef, n'abantu badayivinga munsi mu mazi baba bajya mu mazi gutabara abandi bantu barohamye cyangwa gushaka ibintu biri munsi y'amazi, ariko muri timu y'igisirikare bamukora irondaruhu bakanga akabijyamo, ariko nyuma biza gucamo akabishobora akabikunda, bikamukunda n'ubwo bamurwanya ariko birangira bigenze neza. Turabona ku mwanya ukurikiyeho filime twakoze yitwa filime za gaheze ebyiri, harimo iyitwa I know what you did last summer cyangwa se nzi ibyo wakoze sama ishize. Ni agafilime karimo wa mukobwa wakinnye muri witwa Sarah muri Outer Banks, arimo nawe ushaka kujya kuri tukayireba. Filime ya mbere nta yindi rero ubu ngubu ni filime yitwa F1 cyangwa se Formula 1. Ni filime yakinwe na mugabo wakinnye Troy, akagukinira na filime yitwa Mrs and Miss Smith, Mr and Mrs Smith. Arimo ushaka kujya ukayireba. Ni filime y'abatipe batwara ziriya modoka za Formula 1, bariza yikoze fresh, ushaka kujya ukayireba. Ikindi indi ni filime yitwa Of Kings and Prophets, filime ya Rocky ya kera ivuga ku bintu bijyanye na Bibiliya bya Dawidi na Goliath na nura mwami bitaga Sauli. Ushaka kujya nayo ukayireba, turi kujya tuyikora nayo. Kubikora bitwara igihe pe, ntuzabona turi gushyira episode nkeya, wenda nk'izi ngizi ziba ziri gusohoka ntari, ariko nk'izi ngizi ziba turi gukora HD kuyikora ziriya filime baragiye basobanura uko asobanuye umusobanuzi akavuga agahagarika agashyiramo pause. Kuzikora rero biragora, bitwara umwanya, ntabwo ari ku munsi ushobora no gukora episode imwe, kandi haba hari ibindi byinshi byo gukora, cyangwa umunsi umwe agakora ama episode 2. Biragorana rero, uzayabona tugenda tuzishyiraho gakeya, ntabwo ariko tuba twanze kuzirekura zihari, kandi nanone ntabwo turashaka gutanga ibintu bisa nabi ngo abantu bajye bareba ibintu bose nk'iki gihe, kuko ari umuntu wakwifuje kureba video akareba video nk'iyari 240, video isa nabi, ibintu bitagaragara. Turagerageza gushyiraho filime nkeya ariko zisa neza kandi ziri quality ku basobanuzi beza bazi gusobanura. Turagerageza nyine, ntabwo dupfa gushyiraho amashusho tubonye. Niyo mpamvu usanga kenshi tudashyira filime bihutihuti, bisaba gutwara umwanya kugira ngo ibintu bibe bigaragara neza. Yari Shakuru rero, Imana ikomeze kubarinda. Ni byiza cyane mubona ko imaze kugera 15,000 ngahe. Kora subscribe tukomeze tuzamuke mpaka tuzagira 100. Imana ikomeze kubarinda. Yari Shakuru, ciao.